aje mu nzu y'Imana akaza yanyoye ukabuzi ngo ugiye guterana n'abantu birinze inzoga kuva kera binywera amazi gusa bakinywera n'igikoma ukaza wanyoye urwarwa ariko ubundi bagutuje mu ijuru wazasengera muri hebara ni ikibazo mbaza muraho buriya bagutuje mu ijuru wazasengera byari wayigurira kwandi iyo dukurikiranye amateka yo mu ijuru dusanga mu ijuru hari amagambo ari hano mu byahishuwe mu gice cya 22 hari amagambo ahari avuga ngo iki aravuga ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa hagati hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo. Cyo ndi kubabwira niki ubu Kristo butari bwagushira mu kigeragezo ntukabwiringire ukiringira ubu Kristo butari bwagushira mu kibazo ubu Kristo butari bwagutereka muri position yo kwihangana muhagarara ushikamye wihangane kuko hahirwa wihangana iri somo nzarigarukaho hahirwa wihangana ibigenza bite mbese icyo gihe nikigera uzabyifatamo ute dore umuti rero tugomba kunywa ari wongeye gusorezaho muri izi ngorane n'ibibazo n'ibigeragezo byose Yesaya atanga umuti muri Yesaya yatanze umuti ukomeye cyane niwo muti tugomba kunywa twese Yesaya 26 umurongo wa 3 Yesaya 26 umurongo wa 3 aya magambo muyagire urufatiro rw'imitima yanyu mbese muri ako kagingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'uburyo bumwe uku kwezi gutashi ibabi byacu byari byo gukiza amahanga nta muvumo uzabaho ukundi ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama bizaba muri urwo rurembo kandi imbata zose zizayikorera zizabona mu maso ha izina ryawe ryanditswe mu ruhanga rwazo nta joro rizabaho ukundi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba kuko umwami Imana azabavira kandi bazahora ku ngoma iteka ryose aba nabanesheje babaye mu isatarabisi ikibazo nabazaga rero anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo burya Yohana mu kwerekwa nta kabare yigeze yerekwa mu ijuru oya yeretswe uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi kandi hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo abera bazaryaho kababwire niba rimwe nabwiye hari sinzi nta mugore uzongera gusubira mu gikoni n'ibigeragezo tuzarindwa n'iki dore umuti Yesaya Imana yamuhaye ngo abizera bose bazawunywe Yesaya 26 umurongo wa 3 mushatse mwabivuga mu mutwe ugushikamishije umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye mu bigeragezo no muri iyi minsi ya nyuma nta kindi kizarinda abana b'Imana ugushikamisha umutima ku Mana ugushikamishije umutima uzamurinda abe amahoro masa Yesaya 41 hahandi yavuga ngo ntutinye ni ku murongo wa 10 ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe kuko ndi Imana yawe nzaje ngukomeza ni koko zaje ngukomeza nzakuramiza n'ukuboko kw'iburyo Imana iduha amasezerano nubwo isirimo ibigeragezo ugushikamije umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye kandi ntutinye ndi Imana yawe nzabana nawe nzagukomeza nguyu umuti Imana ishaka ko tunywa twe gusaba umuti abantu b'abantu gutundi bigeragezo we gusaba umugore wawe amahoro we gusaba abana amahoro ntugire ubundi usaba amahoro uyasabe soko y'amahoro niyo Mana itanga amahoro mazima ko ndi kubona bake Imana bahumugisha mbese namwe murambiwe mu gikoni ndibari mu gitondo nababwiye dufite abagabo bavoma hafi nuko wamubaza atari ko wiriwe he kutaje kwegura amase ati kuvumbaje ngo niriwe ibirayi ntabwo nkibiriye kandi si ibirayi bikubajije ngo wiriwe burya ibirayi biba birenganye murahari ko wamubaza uti ariko buriya
kuri kubona ikibara kigiye kurara ko turatera ibirayi amafaranga wagurishije mu hene wayasize ati bo kuvumbajije aho amafaranga nayashize ndarara ntariye tukora tukagira n'abagore n'ubundi b'abatalibani bakavuga ati subyanze kuwa mbere ngwe uzabirya kuwa kane byagaze agafataho nk'imfunsi nk'ebyiri akagenda akazishira nka hariya kuwa kabiri akakubaza ati n'ubu uracarakaye ntabwo urarya ati tugira kumbwira ubusa kereka yankoneshizemo naho yarabiteruye abishira hariya aho biri gutuma ubuzizi kuwa gatatu akongera akakubaza ati na n'ubu uracarakaye ndati nibyo kuwa kane rero cyo kora nubwo nanarakaye ndigaruye bo akaja gufata bya bishimbo wanze kuwa mbere niba hari ugutsindwa kwa mbere interuro ya mbere yayanditse mu buryo ni imvugo imwe ayandika gatatu yaranditse ngo iminsi ashiraho hagarara arongera iminsi ashiraho ikibazo arongera abyandika ubwa gatatu ati iminsi ashiraho twa tuntu bita udutangara yanditse intero ijambo rimwe ariko aryandika akoresheje ibirango by'imisomere intero irahinduka arandika ngo iminsi 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 ni imitindi natangiye gusoma inyandiko ye iminsi ni imitindi umugabo umwe yarasanzwe ari umunwe w'izo iminsi irashukana bisoza agiye kwicara mu bari kunywa amazi baba iminsi ko ni ngwe ngo hari turaducupa tuba turi mwaruko iminsi ntihaga arasoma ugaburira iminsi kumva kumenya rukoro yaravuye yuzuza imbehe kantegereza kandi ariko imbehe murayo bamuzanira kandi ugaburira iminsi yuzuza imbehe ariko babandi babakire uhingira iminsi uwo ntaruhuka iminsi iteka inzovu mu rwabya akabando k'iminsi ugace hakiri kare agateruwe n'iminsi ndikaremera utazi iminsi arata urugo umwambi w'iminsi ntuhusha iminsi icura idaciye amakara abantu bababaraga nk'abizera ariko ibyo kwizera bitabarimo iminsi ikavuguta nta mivuba bigaragara ko n'izina rye ririmo kuvuguta murabizi ko mwijuru ntago yakoraga ibijyanye n'iby'itorero risa abana bato ntibazabimenya nubwo akabaho rero yihambira mu bitorero nta usakarira iminsi ariko ejo bundi kwisaba iminsi nyagira uwugamye kandi unyagiwe n'iminsi ntashira imbeho icyo yananiye nibuzasanga bari kudusunika ariko nkakubaza ko mwijuru uhunga iminsi ukayisanga imbere uhunga iminsi cyane ukamara amaguru iminsi ukayisanga iyo ugiye nuhunga iminsi ntukayirangira aho ugiye izakwishakira iminsi ihengeza idahengamye usenyewe n'iminsi ntasiga amatongo usahuwe n'iminsi ntagira uwabaza usangira n'iminsi arasahura iminsi ni kurwaza ntukiyahure nawe uzayirwaze iminsi ni gusaba uzayihe mu gacece agacece murakazi urebye nabi wakwiba Ninduza agacece ukomeje gushora indi mbere bisoza wibye agacece nagaki niyo mpamvu mwijuru ntabwo nigeze soma mu agasero nagaki tuzaramira umutima ahubwo agasobone nagaki azaba yaje rero n'abapfiriye ibituro bazaba bazutse indwara zidakira hariho bira byose avuze ndabyumva ni kugira ngo abantu bumve kugira ngo abizamure mu ntera agacece nibyo n'agasobane kandi agasobane kavugwa mu ruhande rumwe ni akantu baboha bakise agasobane kuko ni imigano basatura bagasobekeranya bakita agasobane gusobekeranya
bazabanza agasero nuko bakiri bazima duhere ko duhindurwe dufatanyirize hamwe gusanganira umwami mu kirere. twari n'udutebo dutoya tuboshe neza batubaga nk'ibiseke byanyu ariko tuboshe mu migano, noneho kakaba ko gusya basukamo ifu bakakita agasero. basukamo ifu bamaze gusya basyaga n'amabuye nuko bagashira mu gasero. cyangwa se yarambuze agasobane barasobekeranije karuzura. agatebo gashaje ubwo rero na agatebo ahandi bavuga udutebo bagiye baboha natwo uza agacece na agatebo gashaje kacitse intango n'umusozo. iminsi ntigusaba uzayihe muri ako gacece kuko niza kukwishyura ibyo wayihaye izagukubira kabiri. hari n'igihe yakimuhoreza akakimusomesha yaramuka apfuye. utazi iminsi ntamenye igihagaritse abagabo. nusanga abagabo bahagaze uzamenye ko iminsi yabahagaritse. yavuze interuro iheruka aravuga ati ubwo rero iminsi nimpamagara sinzayitaba kuko abayitabye mbere ntiyabagaruye. umva icyo Pawulo avuga nawe kandi si umusazi. reka turebe icyo Pawulo yavuze kandi uriya ntabwo ari umusazi ahubwo yari afite mwuka wera. ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. ubuhenebere urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo Pawulo yandikiye Timoteyo urwa kabiri igice cya 3. ubuhenebere. ndashaka umwarimu uri hano. nta mwarimu? abarimu nta mwarimu dufite waje? ubuhenebere mu busesenguzi bw'ikinyarwanda ubuhenebere ni iki? ubuhenebere mwamenya ni iki? mwambwira mwarimu? byasaba ko haza mwarimu w'iby'indimi se. ubuhenebere ni iki? ni inshinga. ari byo nje nize kera ntacibuka uko byitwa. ni ntera. babyise ibinyazina. ni gisandera. ubuhenebere. isashimwe abo bose amaso yacu buhenebera yabaye mazima tazongera kubara. inshinga yitwa kugeza gute? buhenebera. imana yadukoreye mu isi satani impenebere. tuzatangara tuzahora turi kuvuga ngo mana uruwe. kubura ibere, kubura amabere. imirimo yakoze ni y'agatangaza. ni ukutagira ibere. ubuhenebere. akamaro k'ibere ni ukonsa. n'abagabo bafite iki? amabere. ariko arya si amabere si n'amahenebere. ntabwo nza yariyo. ntabwo ndabona uko nyita. ariko buriya Adamu niko yararemwe nawe yari afite aya mabere nk'aya ngaya. aya mabere niyo abyara ay'abagore. aya ngaya isoko y'amabere abagore bafite yo konsa abana akomoka kuri utu tw'abagabo. nituruhukira isabato kwa Eliya kuko nta mugore utanga ingingo. abaganga simbizi niba ibyo mvuze ari byo, ariko uby'abaganga batwigishije umugabo niwe utanga umuntu, niwe utanga ingingo z'abantu. ntabwo iyo umugore abyaye abakobwa gusa nanga abahungu gusa, ntabwo ikibazo ari ic'umugore ahubwo ni umugabo kuko ari utanga ingingo za muntu. rero
icyo wenda ngigiyemo ntabwo ari kiri mu rwego rw'ibyo ngomba kuvuga, ariko nuko guhenebera nukubura icyo gikoresho gituma abantu babaho cyonsa abana. Ayo mabere arabuze, abantu bazaba impenebere, bisobanuye ngo bazaba ntacyo bamaze. babahinduye iyo dusomye mu byashe nta nama zibarimo, nta bwunganizi bubarimo, hazabaho ubuhenebere. Muzabona impenebere nyinshi mu nzira nyinshi, izi mpenebere muzazisanga hirya no hino, haba mu nzego z'ubucuruzi, haba mu nzego z'ubuyobozi. aba bantu muzabasangamo bahenebereye mu bitekerezo. ujya kumubaza ikibazo kiri mu nshingano ze, akakuka umwuka mubi, ibibazo yahuye nabyo akabigusukaho. twigeze kugira umuburugumesitiri kera, maze agira ibibazo, umugore waramuserereza, ari burugumesitiri wa komine, ayobora abagabo n'abagore, komine yose y'amasegiteri 12. umugore aramukosora, amubuza amahoro. narimba bacunguriwe mu bantu kugira ngo bazabe umuganura ku Mana. umugumesitiri abona abaturage babaye ni benshi, abakozi be bahagaze iwe mu rugo, abwira umukozi we ati terura ikibindi cy'inzoga aba bakozi babe banywa. abakozi bari waho kwa burugumesitiri bagombaga kunywa. imenwa n'umuntu kerekanye baranezerwa, murakoze bwana burugumesitiri, murakoze murakoze. nari mpari njye sinanywaga inzoga. bazenguruka bagiye kunywa. burugumesitiri aja mu tundi tuntu two hirya tw'abayobozi. umugore warama ava mu nzu asanga ikibindi kirateretse, bari gutegura uko bagiye kunywa. umugore abaza umukozi we ati kiriya kibindi cy'inzoga ninde ugiteretse hariya? ati bwana burugumesitiri uvuze ngo tugiterekere abakinywe. ati ndategetse, terura subiza mu nzu. abantu bangoreye ntaco bangoreye, subiza mu nzu. ni umubavu niyo shangi. ikibindi aragiterura agisubiza mu nzu. abari bagiye kunywa henebere buteye ubwoba bwo mu Misiri, bari bagiye kunywa cyangwa se gashobora guhuha. amagambo aravuga ngo uwa mbere ari we w'imperuka. ari iryo jambo nkunda kuvuga, ndi buri wese agira uwa mbere ari we w'imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima. nta muntu uzavuga ku isaka amagambo ati nza amakuba yawe n'ubukene bwawe, niba itari yaza itariki yawe yitegurira ubutunzi n'ubwo utukwa n'abiyitaba aramwara kumureba mu maso tukari uko arabigenza. yumvise araza asanze ndi bari kunywa, none bigenze bite? bati bagishubije mu nzu. ninde wagishubije mu nzu? bati madamu wawe. ye asanga ntararwaniraho, asanga ntabwo biroroha. umujinyera ujundika, ategeka abakozi kuri imodoka, abwira shoferi twara imodoka, batwara imodoka n'uburakari. abageze kuri komine na bwa burakari, asanga abaturage benshi baramutegereje, atangira kubabaza n'uburakari. wowe uragenzwa n'iki? ati bwana burugumesitiri narinje atarasobanura. kasho urashenzwa n'iki? nanje gukosoza irangamuntu atari yuzuza interuro, jyana mu kasho. akasho abanyuma babonye ni umuntu wese ni kasho bariruka baraturuka, ariko akasho karuzuye. nuko uburakari buramuzengurutsa, aja kunywa ahandi inzoga, aja gusangira n'abandi bagabo n'abandi bacuruzi. nuko aranywa, amaze gucuruka ibitekerezo bigarutse, asanga kasho iri furu iruzuye. abaza burigadiye ati abo bantu bafunzwe n'iki? mwabafungiye iki? burigadiye ati no, ntabwo ari twebwe, ni mwe nyakubahwa, ni mwe mwabafunze. masore mbabaze, wowe wafungiwe iki? bwana burugumesitiri naje kwandikisha umwana, unsanze hano umbaje icanze ntarasobanura, unshira mu kasho. undi ati njyewe naje guhinduza irangamuntu yanjye yarashaje, wamfunze. yasanze yafunzemo n'umushumba w'inkazi, abonye n'umushumba we ati wewe urakora icyaha? none si bwana burugumesitiri kandi wowe wamfunze? naje kukubera ko yanka yarayiryaye, hari nasobanura uramfunga.
Imana kuruta abantu y'iki cyitwa ubuhenebere. bemeye rero kugenda barapfa. Ubuhenebere uzabusanga mu ngo, uzabusanga mu bigo by'amashuri, uzabusanga ku mipaka, ahantu hose usanga ikiremwa muntu. Ntabwo uzasanga ari bose, ariko uzasanga abahagarariye abambasaderi b'ubuhenebere. Akarengane kagiye kabongo no muri za korari aha ngaha bamwe abahenebere bari bakuyemo imyambaro yabo, noneho bakabakomeza n'ababwiriza impenebere zirimo, bakabamarisha hari abo ntavuze, bagakarangira ibiryo hafi yaho bari kugira ngo babikure. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Barageragejwe mbabwire, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. zabona inzara imaze kubarembya zikaza zigatangira, umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, abo bose bapfuye bacizera, banze guhakana Imana, bakunda impiya, faranga, birarira muri byose, arabibone, arabashize ibisoni, batukana, batumvira ababyeyi babo, barinda shima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura. Hari abantu batifuza kuzura n'abandi, iteka yaba adafite uwo bangana akumva asa n'ufite igihumbi. Hari abantu biyenza mu nzira zose, noneho abantu bagatonda umurongo. Bene aba muzasanga muturanye, mwebwe mwarabahunze hari mufite ibipangu, urukezo rugafata imikamba, ugusanga mu gipangu byakoraho gusunika amara agacika. Uzasanga abantu bashaka kwangana bari kwiyenza ku kantu kose, batuzura. Umuntu udashaka kuzura n'abandi iteka ukumva ni umuntu wiyenza utuntu twose yaguhindura ibibazo. Muri iki gitabo dukunze gutanga cyane, kirimo amagambo batuzura, bamaze imyaka igihumbi babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, abagambanyi, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Muze kubarondora nawe, bafite ishusho yo kwera, bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zo kwera, ntibafite imbaraga zo kwera, kuko bafite ishusho yo kwera, ariko ntibahakana imbaraga muri bo, barahakana imbaraga zo kwera, z'uko kwera ntazirimo, ariko bafite imbaraga y'ubumana, y'ubutungane, bafite ishusho yo kuba abakristo, bafite ishusho yo kwera, ariko Uwiteka guhire, Kristo Yesu akuzwe katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu uzabumva hose, mu izina rya Yesu. Kristo Yesu akuzwe. Haleluya, abantu b'Imana. Iyo ni ishusho yo kwera, ariko imibereho yabo yerekana kwera Imana ikeneye muri bo. Bibiliya irongeye ngo kuko muri abo hari indi timu, hari indi kipe, muri abo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Interuro ya 7 iravuga ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kumenya ukuri. Abasimba vuze nzabavumba, bahora bagenza bati, bahora biga ariko ntibabasha kugira ubwo bamenya ukuri. Abangaba ntibashakire hanze ya Bibiliya, bahora biga ariko ntibabasha kumenya ukuri. Abo bazaduteza ibibazo, uzabisanga hirya no hino, ingorane ziriho muri iki gihe, mu ngingo zose z'isi yacu uhasanga aba bantu. Iyo adateje ibibazo ngo abitere abandi, nawe ubwe ntiyihusha, uwiteye ntiyihusha, nawe arabyiteye. Akaja mu ijuru. Ubu turi mu mahoro, ariko akaga karimo kaza buhoro buhoro. Muzarebe mu mpande zacu zose, aho dutuye, aho dukorera, aho tunyura, aho tugenda, uzasangamo aya mahwa ari ku isi yose. Abize n'abatarize, abakire n'abakene, aboroheje n'abakomeye, izi ngingo zose zirimo. Iyi minsi iteje akaga. Dore imvugo isobanura
uko bizaba bimeze icyo gihe umusaruro tuzavanamo. bari barateguye ibyoba byo gushinguramo isi yo mu minsi y'imperuka kubica babahaze babatumagaho ngo nimuze. igitabo cyanditswe mu cya 985 nuko amagambo ari mu ntambara ikomeye muje muri cy'abasore ishuri ryo ku isabato ababaga barahambwa uwo paje ya 32 abagendaga bakenyeye nk'abagiye gusezerana ku nteruro yitwa kwiringira umusare. bamanukaga mu byumba bagiye kubashiriraho itaka. Bande bagendeye mu mazi. Haleluya. Abagiye mu mazi kwiringira iki? Bati twari turi kureba ku muzuko mu gihe gitoya nubwo iyi mibiri igiye kubora kambwira bicaye hano wambuka amazi kose igihe kizagira umubiri uzabora. Iyo ubwato bunini buri mu kaga katuma ndetse bushobora no kuzika cyangwa kurohama, ntabwo umusare mukuru ubwato twagiyemo ni bwa bundi bwa Nyirangashi cyangwa se twagiye mu bwa moteri, ariko uko byagenda kose umuraba wo mu mazi ntutinya ubwato ubwo ari bwo bwose. Ntabwo umusare mukuru aja kuri telefone nanga ngavuza induru ngo avuge ngo turashize turapfuye ngo ahabure abagenzi, ahubwo kuko yamenye imiraba myinshi aratuza. Nuko aba bantu bari kuja muri bya byoba babacukuye bashinguramo bagendaga bari guseka abo mu misozi ni nko mu kirere. Amaraso yabera yera maniko yo mu mazi niyo mu kirere byose barebeye bari kubona ukuntu abantu bari guseka bari kumanuka babwira bati dushiraho itaka vuba turabona indege igize izi ndege ziri kunyura aha ngaha igiriye ibibazo ira hejuru ibintu ni bibiri gusa kiba gifite amanota menshi yakomeje amanota menshi no gushiramo bose burimo budukaranga ubuzima burimo ibiru. Ntabwo nkunze kumva inkomere zo mu ndege za indege yahiye wapi. Ubuzima burimo ubupfakazi, ubuzima burimo gutandukana kw'abashakanye. Hari aho tugeze kugera kibabwira ubu dufite abasore bagezweho indege aho kugira ngo isubire hasi bagiriza umukobwa wanje baradutangariza bati rero mukenyere bati buriya nindamuka mujyanye iranzu data mukazayimba yagize ibibazo nuko atisha rinda gukunda niyo ndyamye sinzinzira naho n'inzu yanjye ari kureba uri wese asenga Imana kandi naragupfiriye naho n'inzu yanjye twari twiciranye numva hamagaye Bikira Mariya ndabase umukobwa bura mahoro saha Bikira Mariya yashize mama kumva ngo yavuye mu nzu naha data umwisha hanyira ububasha ahubwo ni iki ndege cyamaze gufata urugendo kiri gusubira kuri se kugisubizaho biragora akagenda gakundira umuhungu mukeka yari kimaze gutobara ibicu kije hasi musi y'ibicu akamwenenaho kabutike kagenda ariko mu ijuru hari Imana tutarahangayika cyane twumva ibintu biraturitse bati muhumure kirafungutse abantu bose ngo aho ndabona nta bitekerezo gifite. Ntabwo rero batuvugirije induru ngo murapfuye baduhaye iryo tangazo gusa batumukomeze kwizirika nta kundi muzirike nta kindi murindire icyo Imana irakora. Rero mu bigeragezo ntabwo abashinzwe guhumuriza abagenzi ntabwo batera induru ahubwo baratuza. Ariko kugira ngo n'abasare bagenzi bagire imitima ikomeye kuko baba bari biringira umusare wabo mukuru wabigishije bagerageza guhumuriza abagenzi bari mu bwato. Musi umwe twagiye mu bwato twambuka ikiyaga ca Burera ndasubira nongere nsubire hari kuwa nyuma tugiye mu ivuga butumwa ahantu bitaga Imurongozi n'ahantu habaga za nyabi nyinshi tugenda kuwa nyuma turihuta tugeze ku kiyaga turazenguruka umuhanda ni harehare dupasure mu mazi hasigaye twiruke tugere ku itorero hakiri kare dutangira n'isabato n'abizera. Umusare wari uhari tuhamusanze amaze komoka ari gutunganya ubwato bwe ngo atahe izuba ryari ikirengarenga tumugezeho tuti wiziri ku bwato natwe twambutse aratureba atoya ati uko ndi kureba ikiyaga bo bagiye uhoramo bazi imibereho yacu two ndi kureba ikiyaga kiri hafi kugira ingorane imiraba igiye kuza mu tuti imiraba yaza itaza twe turabana b'Imana twebwe dushira mu bwato tugende. Yambutsaga abantu ku mafaranga 50 tumuhase ati noneho murampijanijana
tuti ngaya atumva rero ibiraba ntimubimbaze umvaga amazi nyine we yari ari kuyareba bakayamenya ariko yari ari kuza ubona ari gukubita ku nkengero ari ibintu byorohereye nuko ati rero ngo nimwicaremo turicara kavuga amagambo akomeye twebwe turi muri Yesu ntitunyura no mu mazi ntaco tuzaba marayika wa mbere ari igihe nyine ugira ngo ubukristo bwo kwitunda ariko ibigeragezo bitari kubaha Imana no gukomeza amategeko amazi Petero yatondagiye ku mazi hejuru tumuha ibihamya byinshi tuba turamutsinze n'abantu bagombye kubaha tuba twicaye mu bwato itorero ry'Imana ubwato araburekuye rero nukumvira amategeko ndika tubanze dusenge yari yitwa Alphonse reka tubanze dusenge turasenga Uwiteka Mana yacu turabana bawe tugiye mu murimo wawe kandi uradutumye tunyuze muri aya mazi mu izina ryawe turayambutse imiraba yose ni yawe uhimbaza Imana mu mikorere yawe mu izina rya Yesu turashobora umusare rero agira caratangira abantu bakaba ubwato burenga metero 20 rebye inyuma abantu bakifuza ko basangira ubu twagiye abantu bifuza ko bagutumira ngo ubu twagiye nta kintu bifuza ko mwakwicarana kwishwa kwa ariko uko yinjiramo imbere nkabona imbere imiraba none ikiyaga cyahindutse kirimo udusozi dukurikiranye kirimo imibande ishoreranye birakubita munsi y'ubwato amazi atangiye gusimbuka arakubita mu mutwe w'ubwato akaturenga hejuru dutangiye kunyagirwa n'imvura iturutse hasi umusare akatureba ati mwarebye tuti bo twagiye muririmbe di kandi Imana bararirimba hagaze ku nkengero ya Yorodani nubura amaso ndore igihugu cy'isezerano turaririmba ariko uko imiraba ikubita noneho indirimbo zitangira kugabanuka imiraba igabanya indirimbo turakumva watera igice kumva hasigaye babiri abandi amazi yabyakomeye kugeza igihe umusare adutangariza ati ibyo kugasha ntibigishobotse ubwato burajya aho bushaka kabaye ubwo yageze ku rwego nta kigasha atya ahubwo ari kugenda asatura imisozi yo mu mazi ngo nibura umutwe w'ubwato ubona ukubita amazi yuzuyemo imbere twahawe inshingano yo kudaha turasubiza hari ibintu biba birebire isengesho rirashira hari igisengesho rishira ya masengesho duteruraga interuro nziza urazirambura urazirambika hari urazira oya mu mutima hagasigara misengesho ngo mana burya zirya nteruro ziterwa n'igihe murimo ngo Uwiteka uruhanga ruzira ingombe uri no ibigeragezo byaje uruhanga rw'Imana urarwibagirwa ukibuka ubutabazi gusa ibyo kwihana ibyaha nta birimo ibyo kuvuga ngo ibyaha byacu urabizi oya mana gusa mana ni wowe ngiro mana waje kuvuga indi ntero yo kumva ugomba kuvuga ko Imana mana reka mbabwire turazungabana amazi arasimbuka hejuru umusare arakubita arasatura turadaha byo bishobotse ku musozo wa nyuma aho nabone ko Satani ari umugome amafi ubwo yagiye arasimbuka amwe ari mu bwato imiraba yayazanyemo udufi dutoya turukujaragatamo bagiye kubona umusare mu gusatura igisozi kiri mu mazi ndihavamo ifi havamo inzoka ifite amabara irikaraga hejuru ntiyagwa mu kiyaga igwa mu bwato nagiye kumva umudamu umwe wari wamaze umwanya ari gusenga cyane numva aho guhamagara Imana kugira ngo Mana ahamagara mama ati mama wenda badamu uri guhamagara mama n'Imana byakomeye na mama zaraje
niyo mpamvu mwireto wababuke abantu bari kuneneka amaguru, abantu bambaye inkweto, inzoka nayo iri kwikaraga muri y'amazi. Gushira murakenyere, muzana amakoti n'ibitambaro, ibyo bitenge mutwikire, shiraho amakoti, shiraho ibitenge, ntajya urusimbuka, nusimbuka urarimbuka, shiraho imibi turikira myenda, maze kubwira ko mukandagire ku nkengero, uje gukandagira akagira iraguye Babuloni wa mudugudu ukomeye. Buriya reka mbabwire, dukinisha ibigeragezo. Hari igihe ibigeragezo gushira mu rwego ugomba kwiringira Imana wanze ukunze. Reka mbabwire inshuti zanjye, turi mu bikino byoroheje, hazaza ibikomeye. Ubu turacari mu byoroshe, ibyana bya nyina biri inyuma nabwenda abantu barata ngo ni ibintu bikomeye, muri byavuzwe mu mperuka n'imyitozo. Bya nyina biri inyuma, ibyana biraje, bya nyina bizaza biracatunganya imbaraga zabyo. Musare ati mwirwaneho, bashaka kubaka umunara ibabere. Nabibabwiye kare ati ico ndarakora nukubata, iyo biraherera niyo turaherera twese. Turakira tujana, nagiye kubona munacishe sete mu ngengero z'umusozi, gikubita mu mabuye kirahagarara aho batakigeneye. Umusare ati mushima Imana ko giseseye mu mabuye kiyaheramo, imiraba irarangira. Mbona abantu bagiye gusimbagurika ngo biruke, turasimbuka tugeze ku ruhande, ndi oya mutuze, izoka tubanze tuyice. Ngo reka data we, reka mabwire, ubu Imana irashaka abantu yatoza kuyiringira. Uyu munsi iratunyuza mu ruganda ngo tuzabasha kunyura mu bigeragezo, ngo iri kudutoza kuyiringira, ngo izabasha kudukoresha mu gihe cy'ibigeragezo. Hari igihe Imana izahamagara abagabo n'abagore yatoje neza, yanyujije mu bigeragezo byinshi, ngo babashe guhumuriza abagenzi muri isi yacu. Hakenewe abagabo n'abagore bari inararibonye, bagomba guhumuriza abantu bariho muri iki gihe. Aba ni abantu b'intore batojwe n'Imana. Ubu Imana irashaka abantu yatoza kuyiringira, kugira ngo izabakoreshe mu gihe giteye ubwoba, ubwo isi izabigeze mu kaga. Nuko rero niyo mpamvu dukwiye kuba maso, twiringira Imana, dushire mu myitozo yayo, tuzabashe guhumuriza iyi si igeze mu kaga. Ku isi izaba yifashe icyo gihe. Muraza kumbwira igisigaye, ngiye gusoma. Dore uko isi izaba yifashe muri icyo gihe, uko niko bizakurikirana. Bwa mbere, amafaranga azata agaciro kayo ku isi yose. Usanze bari kwigisha ngo umuntu tuzabona agiye mu kabari, ugende muratera vi, icyo cyaraje ndicari cyaza, wagira ngo iby'Imana bibarimo. Ariko muvuze ngo iki? Amafaranga ku isi azata agaciro, nicyo cya mbere. Kabiri, hazabaho inzara n'amapfa. Inzara n'amapfa bitandukana bite? Hazabaho inzara n'amapfa. Amapfa mu giti kimwe gwe handi Kigali. Amapfa ajagira Kigali. Mwebwe amapfa nto yabageraho. Mufite amazi mu nzu zanyu. Amapfa rero ni inzara itewe n'izuba, niyo bita amapfa. Amapfa n'amatungo arapfa, inka zibura amazi, ziri kuri ibyatsi byumye zigapfa, imyaka yose iruma. Inzara, hazabaho inzara rusange, hamwe izuba ritera ibibazo, habeho amapfa. Ibyo kurya bizabura ku isi. Igikurikiyeho, abasirikare na za leta bazananirwa guhosha ibyaha byose by'ubugome no gusahura. Abasirikare na za leta ntako batazakora, bazagerageza. Ntako leta zitagira, ariko ibihugu byose ubisanga amaya mabanje, ibisambo, abamarine, abarara mu makanivu, abarara munsi y'imihanda,
abagiye mu mashyamba, abibera mu bishanga, bari aho gusa. Leta zizagerageza ariko ntabwo zizabasha. Ibyihe bizakomeza kubaho, hazaba ibyigomeke, amahanga azashaka kurwanisha intwaro za kirimbuzi. Ubu buri gihugu cyose kirwirimanira kugira intwaro ya kirimbuzi. Ndaguha Bibiliya undase ngurase undere ngutere. Ni ikibazo kiri kubazwa ngo mukurikire namwe kuba dive cyakora mwe ntago ndakibazo. Izi ntwaro za kirimbuzi zizamara imitungo y'isi, abeho ubukene, indwara zidasanzwe. Ni Zaburi ya 92 rero nimwe ikibazo gishingiye. Zaburi iyi ni indirimbo yo kuririmbwa ku isabato. Yego kuba ari kunyumva rero, none indirimbo yo kuririmbwa ku cyumweru ni iyihe? Urayinzanira ndamuha Bibiliya. Ati twasomye muri Bibiliya ko hari indirimbo igomba kuririmbwa ku cyumweru. Turukumvikana kubankurikiye rero bari hano n'abari ahandi. Inyigisho z'ibinyoma cyangwa se ndasubira kuri marayika wa kabiri, iraguye Babuloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga. Niryo ruba rw'ubusambanyi bwawe. Nababwiye ngo ubusambanyi ni ugufata ibitavangika, ni uguvanga ibidahuje. Yego ibitari muri Bibiliya ukaza ukabivanga muri Bibiliya, n'ibyo muri Bibiliya ukabivanga mu bitari muri Bibiliya. Rero ntangazi ritangazo muri uyu mugoroba, nta cyumweru cyanditswe muri Bibiliya ngo abantu bakiruhuke kireka isabato. Ibi kandi kamabwire icyo nkundira iki gihugu cyacu, ushaka kuzana amatika atariyo burya bagufata. Iyi ni Bibiliya ndi gusoma, ndavuze ngo nta cyumweru cyanditswe muri Bibiliya ko abantu bagomba kugira indirimbo baririmbaho kereka kuririmba indirimbo yo kuririmbwa ku isabato. Ndekeye ahangaha rero ushobora kuba uri hano ushega, numvaga abantu benshi bari kuvuga ngo pongo ngo itorero ngo ryacu ngo nasanze ba mama barimo ngo na ba data barimo ngo ubwo ngo rero ngo ntago narihemukira. Hari n'abakobwa bavuga ngo nasanze ngo sheri wanje ngo ari mwari ngo nanga kumunaniza ngo none ngo turafatanije. Iby'Imana nta society ibamo, ahubwo umuntu azakizwa no kwizera kwe. Imana idufashe muri uyu mugoroba, kandi Yesu ugira neza yongera turambura amaso yo kwizera, atwereke ko ijuru ridutegereje. Nibahamagara amazina ni ryawe rizabe ririmo, mu izina rya Yesu. Mugire umugoroba mwiza.